uno munsi nyamukuru umuntu tuzinduye ahangaha, uwo muhanzi nta wundi ukivuga izina Sankara mu gihugu cy'u Rwanda bahita bamenya uwo ari we, cyangwa se ukivuga izina Repete bahita bamenya uwo ari we. Uyu muhanzi nta wundi ni Diezdora, umuhanzi w'igikundiro mu gihugu cy'u Rwanda, mu rubyiruko, mu bamama ndetse no mu zindi ngeri zigiye zitandukanye bitewe n'indirimbo ze waririmba. Izina rye ry'ubuhanzi ni Diezdora, umwuga wakora mu buzima busanzwe bwa buri munsi, umuhanzi, umwanditsi w'indirimbo, mufatanyabikorwa mu bikorwa by'urubyiruko mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo ze zizwi yasohoye zikamara ku rwego rwo hejuru, zigatuma afata level mu gihugu cy'u Rwanda, akazamuka agatumbagira mu bintu bitunguranye. Indirimbo yamaye ku izina rya Sankara n'indirimbo yitwa Ratata, Repete, Inkuba, Karite n'izindi ndirimbo ze zigiye zitandukanye, harimo nka Third Generation, Toxic Love, Step Father, umuryango ubarizwa mu muryango w'urubyiruko witwa Revive Youth Rwanda, ukora ibikorwa by'ubukorerabushake no gufasha abatishoboye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhanzi bivuga yuko agira umutima wo gufasha mu gihugu cy'u Rwanda. Ari mu mahantu bigeze gukora igikorwa cyo gufasha abantu basaga 13 kubatangira mitiweli. Indirimbo nshya n'ubuhanzi bugiye bitandukanye uyu muhanzi Diez cyangwa se Diezdora akora. Diezdora ni umwe mu bahanzi bakiri bato bafite impano ikomeye cyane mu njyana ya Afrobeat na Afropop. Indirimbo ze nka Sankara na Ratata zakunzwe cyane mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Sankara imaze kurebwa inshuro zirenga 1 miliyoni ku rubuga rwa YouTube, mu gihe Ratata nayo ikomeje gukundwa cyane ku rwego rwo hejuru kuzamuka. Iyi ndirimbo irakeka izamukorera ibitangaza, hamwe n'indirimbo yitwa Repete yakoranye n'umuhanzi wamaye ku izina rya DJ Ben cyangwa se mu TikTok. Dore ko uyu mugabo nawe yamaye ku rwego rwo hejuru, afite ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Aho mu mwaka 2025 byaje kuvugwa ko TikTok yagiye indirimbo yitwa Repete byarabagoye kuyisohora, aho bivuze yuko manager ya Diezdora yari yamugoye imusaba amafaranga asaga 5,000 by'amadolari. Uko biri kose urumva harimo amafaranga asaga miliyoni zigiye gusaga 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga ni menshi cyane ku rwego rwo hejuru yo gukora video ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibikorwa by'urubyiruko by'ubukorerabushake uyu muhanzi yagiye akora Diezdora cyangwa se Diez. Ukivuga izina Diezdora, urubyiruko, abamama, twese duhita twiterera hejuru kuko uyu muhanzi akora indirimbo zigiye zitandukanye. Aho yagiye kwandika indirimbo zigiye zitandukanye harimo nka Fromiana n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye z'abahanzi b'ibyamamare zo mu Rwanda mutanakeka, harimo nka ba Chris Easy, ba The Ben, ba Element na ba Kevin Kade nka Sikosa. Izo ndirimbo zose yagiye azandika. Uyu muhanzi afite mu mutwe hari open, harafunguye, yarakoze cyane. Ibikorwa by'urubyiruko by'ubukorerabushake yagiye yibandamo mu kwezi kwa Kanama 2025. Birumvikana ni muri mwaka turimo. Diez cyangwa se Diezdora yafatanyije n'umuryango Revive Youth Rwanda mu gikorwa cyo gutanga mituweli ku miryango 13 itishoboye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gihini, mu kagari ka Juru. Iki gikorwa cyabaye nyuma y'umuganda wabaye ku tariki ya 28 Kanama 2025. Abaturage bo muri aka gace bishimiye cyane ubufasha bahawe n'umuhanzi wamaye cyane ku izina rya Diezdora ndetse n'umuryango we ku giti cye barawushimira, dore ko uyu muhanzi akora ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu cy'u Rwanda akiri mutoya. Birumvikana agira umutima utanga kandi akunda kubigaragaza mu ndirimbo ze, akunda guhiga amafaranga, dore ko uyu muhanzi ari mu bantu banditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Yamamaye cyane mu kwambara pocket. Ukivuga izina Diezdora bahita bumva izina pocket, iryo ritari ryibanda aho ngaho, ariko akunda kubigaragaza ko kwambara pocket impamvu afite mu nda hatoya, arambara imyenda ikamanuka, ariko njya mbona ari nka yo logo yiwe imuranga. Reba indirimbo ze za Diezdora zigiye zitandukanye zabamaye ku gihugu cy'u Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Reba indirimbo nka Sankara, Ratata, Repete hamwe yakoranye na DJ Benda, urebe The Rice, urebe Karite Fit hamwe na Bushari, urebe Inkuba. Izo ni indirimbo zagiye zamamara mu gihugu cy'u Rwanda ku rwego rwo hejuru. Icyerekezo n'ubutumwa uyu muhanzi Diezdora akunda kugenera urubyiruko rwe
mu biganiro akunda gukora bigiye bitandukanye kuri YouTube channel ndetse no ku maradiyo. Dieudonne ni umuhanzi wifitemo impano idasanzwe nyinshi kandi ufite intego yo gukoresha umuziki nk'urubuga rwo kugeza ubutumwa bwiza ku byiciro bigiye bitandukanye, ku rubyiruko, abamama n'abakecuru. Afite icyerekezo cyo gukomeza kuzamura umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga no gufasha urubyiruko kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Kuko birumvikana umuhanzi yanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Niba hari ibintu byinshi waba umuziho watwandikira muri komenti nk'amazina yiwe nyakuri cyangwa se aho yavukiye n'igihe yavukiye. Uyu muhanzi yanditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu twazuza tumuvugaho ni icyo ngicyo. Ikindi kintu twazuza tumuvugaho, yabera urubyiruko role model. Ni benshi tumureberaho kandi turakeka yuko uyu muhanzi azageza ku rwego rwo hejuru idarapo ry'u Rwanda. Wowe wakoze ndagushimiye, nawe turayikora, ndagushishikariza kuyikora ukiyunga kuri uyu muryango. Hari byinshi tuzagenda bitugeraho bigiye bitandukanye. Ciao, imvura igwa nisubira, tuzahure muri video z'ubutaha. Niba hari ikindi kintu waba ushaka kudukoreraho cyangwa se undi muntu runaka wakandika muri komenti.